igihe abantu biga amashuri asanzwe ariko bakanga kwiga ibyanditswe muri Bibiliya harimo n'amategeko y'Imana, mu bihe nk'ibyo ibyo ni ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko mu bihe nk'ibyo Kristo Yesu azabatungura nk'umujura. Iyi ngingo y'imbabazi ireba umuntu ku giti cye, kandi igihe cy'umuntu gishobora kurangira vuba icyundi kikiriho. Ubwo rero buri wese akwiye kuzirikana ngo mbengo igihe cy'imbabazi nagenewe nyabuna ntigishobora kuba cyarashize cyangwa igiye gushira. Noneho agakabuza akihuta kugira ngo nyabuna asingire ubuntu Imana yatugeneye muri Kristo Yesu. Mwari mwambajije rero kandi nibyo, ni ryari mu ijuru bafata umuntu ko yasambanye? Tutaragira ku biri hirya y'inyegamo y'iryo tegeko, reka tuvuge mu buryo bw'ubugaragara iby'Imana yivugiye, ivuga ati nyamuneka nimukora mutya muzamusambanye ntimukabikora, ibi ntimukabikora. Filosofi iyo ari yose yabirimo, kuko inarimo, nta nubwo ni na filosofi ahubwo ni science, ni ubuhanga. Kuko kuryamana n'uwo muhuje isano ya bugufi, noneho hakavamo umwana, uwo mwana avukana ibibazo icyo twita generic accidents, aho usanga mu mubiri we avuka harabayemo impanuka mu miremerwe ye. Reka mvuge mu Kinyarwanda, ngenegereze mu Kinyarwanda, mu miremerwe ye harabayemo impanuka ku buryo byoroshye rwose yuko wa mwana uvuyemo ashobora kurwara kanseri, kuko agira icyo bita autoimmune disorders. Ni ukuvuga ubudahangarwa bw'umubiri we burirwanya, buramurwanya aho kugira ngo burwanye ikiwutera. Abasirikare b'umubiri, aho twitangura abasirikare b'umubiri barahindukira bakicana bo ubwabo aho gushyirira hamwe kurwanya indwara iteye umubiri. Ntabwo bihuye, kubera ko Imana yabitubujije izi neza yuko bitatubera byiza. Imana ijuru rizi neza ko ibintu byaturyohera, byatubera umumaro, byatubera umugisha, ntabwo yabitubuza. Yabibuzanije kubera yuko biteje akaga. Bamwe batwumva bashobora kuvuga ngo kubara abahungu ibintu barimo kwibandaho ibi ni ibya kera. Ntimwabura kubona yuko ibi turi kuvuga n'izi ngaruka zibabira uruhande rwanyu habazengurutse cyangwa no mu miryango yanyu, ariko mutazi impamvu. Mubimenye ko ari ukubera yuko abantu bishe amategeko y'Imana, harimo n'Intego rya 6 ntugasambane. Bene bacu bandi twavumye turavuga uwo muco urahari, kandi umuco mubi cyane Imana irabyanga yuko umugore ngo yashatse mu muryango aba ari umugore w'umuryango. Ntabwo ari byo. Usanga abantu babaye imibereho ntacyo bitwaye, ari ubutwari, ari ukurwanira ishyaka ry'umuryango, amaraso yacu atazajya hanze, atazandagara hanze. Urabyumva? Ari ubugira neza kandi ari ubutwari bwo kubungabunga umuryango. Ariko ibi Imana irabyanga. Bavandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kugusuhuza, ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana bibane nawe. Nejejwe bikomeye yuko Imana yongeye kuduha amahirwe nk'aya ngaya, amahirwe yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo. Tumaze ibihe bitari bitoya dusuzuma amategeko y'Imana, tukiri ku musozi wa Sinayi, kandi ntabwo turavayo dushaka kumva icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Inyandiko yaturutse mu ijuru y'amategeko niyo nyandiko abakristo bemera yuko yaje iturutse ku Mana ikagera ku muntu mu buryo buri direct cyangwa se mu buryo budaciye ku bandi bantu, abakurambere n'abahanuzi, ahubwo Imana ubwayo ikaba ariyo ibyikorera ikabyiyandikira. Ubwo rero ni inyandiko ikomeye, kandi uko twarushijeho kujya mbere twumvise koko ari ibintu byo kwitaho cyane. Abakomeje gukurikirana tuzi yuko tugeze ku itegeko rya 7 niryo turi gusuzuma, kandi mwene data turi kumwe ntabwo ari umushyitsi, n'ubundi turagarukanye kugira ngo dusubukurire aho twari twageze. Ariko mbere yuko dukomeza, reka musabe adusuhuze, atubwire amakuru y'iminsi tutari turi kumwe nawe,
kandi abatamuzi nabo babonereho amahirwe yo kumumenya. Karibu. Stare murakoze muvandimwe Rico. Ku bantu yenda twaba tugiye kuvugana bwa mbere bambonye bwa mbere nitwa Raymond Furaha. Umwadivantiste umunsi wa karindwi niho nsengera nk'itorero, ariko nagize amahirwe yo guhamagarwa n'Imana kandi nigishwa nayo mu bintu bitandukanye mu buryo butandukanye, ariko binyuze mu ijambo ryayo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi twahawe, nubwo ari umucyo muto ugereranije na Bibiliya. Rero niteguye kandi ndibwira ko na bene data gufatanya gukomeza gusobanukirwa n'amategeko n'ikimana dushakaho, kuko twabonye ko ari urugero rw'ubuyoboke. Murakoze. Turagushimiye ko wongeye kwibona muri uyu mwanya kandi ukaba wongeye gutanga igihe cyawe, cyaba icyo kudutegurira iki kiganiro ugiye kutugezaho, cyaba ndetse n'uyu mwanya dufasheho kugira ngo tubifate. Uwiteka aguhe umugisha. Amina twese. Rero nk'uko umuco wacu uri, reka usabe n'ubundi ubanze uzamura isengesho imbere y'Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro ndetse hamwe n'abazadukurikira. Reka dusenge Imana mu ijuru. Nanone Data, turagushimiye cyane yuko utuzirikana, uhabwa icyubahiro. Amen. Nubwo twihamagariye akaga tukakira icyaha kitugeza ku rupfu, ariko ntabwo waturetse ngo twirwarize muri iyi si yangiritse. Tumenyera ibidukwiriye byose n'umutekano urimo n'amagara mazima n'ubwenge buzima. Ubu turacyariho, uhabwa icyubahiro. Amen. Washyizeho urugero rw'ubuyoboke n'amategeko yawe y'ubwami bwawe agenga ubwami bwawe, ari nayo atugenga cyane cyane twebwe nk'umushinga witeguriye ngo ureme umuntu ku ishusho yawe ase nawe no mu mico. Ubu rero tugeze ku itegeko rya 7. Ntabwo wifuza ko abantu bavanga ngo ntugasambane. Uduhe gusobanukirwa n'iri tegeko kandi ngo uduhe ritubere nk'indorerwamo buri wese yireberamo, ngo arebe niba nyabona nta hantu yabareshe iri tegeko, bityo akaba ariho urubanza. Niritubere ishungura kandi n'intara tukabona yuko hari twanyuranyije naryo, noneho dutere intambwe kugusanga kuko abisezeranye ngo tubabarire. Nuko buri wese umuhe umutima uhugutse n'ubwenge butajahagurika kugira ngo asobanukirwe n'ibi ngibi, kandi Mwuka Wera tuyobore muri iki kiganiro n'abazakikurikira. Tubisabye Data mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Furaha rero turibukiranya aho twari tugeze ubushize. Yego. Iki ni icyigisho cya 3 tugiye kwinjiramo, ariko ibyigisho bya mbere 2 bibanza watubwiye amagambo akomeye. Icya mbere utwereka uburyo iri tegeko ryagiye ryirengagizwa n'ingaruka byagiye biteza ku bwoko bw'Imana ndetse n'isi muri rusange. Watujyanye mu mateka yuko iri tegeko ritubahirijwe mu gihe cya Nowa, mu gihe cyo mu isi yo kwa Nowa, ubwo abana b'Imana bivangaga n'abana b'abantu. Wadusobanuriye ibyo ari byo, twinjiza mu gihe cy'Isodomu n'i Gomora, ubushize bwatinze ishitimu mu Bisirayeli, kandi utubwira amagambo akomeye cyane ngira ngo bene data bakurikiye icyigisho barabyumvise yuko aho urugamba rwagiye runesheka mu buryo bugoranye, abasirikare bagatanga amaboko yabo, bakabasha kunesha abanzi babo, cyane cyane kugenda bisaye bakoze bajya mu gihugu cy'isezerano. Amahanga yose abatinya, igihe hategurwaga igikorwa cyo kubagusha mu cyaha cy'ubusambanyi byahise byoroha cyane. Tubwira yuko maraya abasha kubita hasi, gukubita inshuro rwose bataliyani y'abasirikare. Abasirikare batubwiye ko bagera mu 1200. Turi kuvuga abasirikare bo mu rugamba rwa Kristo, nubwo n'urugamba rw'ifatika nabwo ariko bijya bigenda.
ni ibintu bikomeye rero ngira ngo ubushize wararekeye buri muntu wese kurushaho kwisuzuma yego kuko wongeye kutwereka yuko atari icyaha cy'abantu batize atari icyaha cy'abantu badafite bibiliya ahubwo ari icyaha ahubwo kirushijeho kwiganza cyane muri ba bantu bagiye banesha mu buryo bwinshi bw'ibigeragezo satani abagabaho ariko icyo cyo kikaza ari simusiga kije kurundura rwose kandi bakakigwamo nuko rero ayo magambo ateye ubwoba kandi ngushimiye yuko wongeye kuza kugira ngo turusheho kubyumva neza ndagira ngo noneho utwinjize mu gusobanukirwa uko iri tegeko ryicwa ese niba koko ari ibintu bigenda bigafata abapasiteri ababishopu ababwirizabutumwa nk'uko wabivuze mbese ni kwa guhuza imibiri gusa cyangwa hari imitegurirwe y'uko ibintu bigenda ndagira ngo uze kutwinjiza muri iki kintu nk'uko watubwiye ati buri wese kandi umaze no gusenga ubisaba ngo buri wese yirebere muri iyo ndorerwamo kandi amategeko y'Imana kuko n'indorerwamo twireberamo ngo umuntu asuzume ibye kugira ngo tutazagwa muri wa mutego tutagwa mu ruzi turwita ikiziba nk'uko abanyarwanda babivuga mbese iri tegeko ryo kuvuga ngo ntugasambane ryagiye ryicwa gute watweretse ingaruka byagize ese ryicwa gute ni gute bigenda kugira ngo umuntu abarwe nk'umusambanyi imbere y'Imana Murakoze cyane muvandimwe n'abadukurikiye mbere y'uko tugeraho abantu dukwiye gusobanukirwa neza yuko nta muntu uzaba amahoro mu gihe yihishe amategeko y'Imana yego kandi nacyo ijuru rigambiriye ni ukubwira umuntu yuko kumwereka hari akaga ngo ahirinde nk'uko byabaye mu bihe byashize kwica amategeko cyane cyane rya 7 nk'umurongo utukura abantu bakarimbuka bagashira abantu bakwiye kuzirikana yuko mu gihe twegereje urugabano rw'isi hazaza ndagira amabwire ko isi yacu itazahoraho isi tubona abantu bayiriho ibikorwa remezo byubatswe aho abantu baba ibyo birata byose intwaro amajyambere yose abantu bagezeho Petero yavuze neza yuko hazaba umunsi ibiyengeshwa byose bizatwikwa bigashiraho iyi si mureba igihe kizagira ibintu byose bizasenyuka kandi twagiye tubibona ndetse abantu ntibabura kubibona bagiye mu bitangazamakuru ntibabura kubona ukuntu imijyi myiza cyane ya Ukraine yahindutse amatongo ni umusaka rwose ndetse isi ntibyitaye kubera ko yishe amategeko y'Imana ariko itegeko rya 6 harari ricwa cyane rivuga ngo ntukica abantu tujya twumva imibare ngo abasirikare 400 abo ni abasirikare ntago ari abaturage ubwo se abasivili urumva batarashizwe ngaho rero nawe iyo mibiri yashengutse iri muri ya matongo ya Ukraine ariko ubwo ntitwavuga ibihugu bitandukanye intambara zagiye zitsemba za Pakistan za Afghanistan za Syria hahindutse amatongo tubireba ubu ngubu Gaza yahindutse amatongo nta kabuza yuko dufite ibimenyetso bitwahameza ko isi yacu koko igihe kizagera igahinduka umusaka nayo ibintu abantu bubatse ubwabo babasha kubyisenyera ariko igihe kizagera haza umunsi w'Uwiteka kuzatungura abantu bose bari ku isi umeze nk'umutego abantu bibwira ko isi yacu reza ari ubuturo bwabo buhoraho bazatungurwa igihe kizagira uwo munsi uzabaho ijuru rifata icyemezo rivuga ngo kubera ko abantu naremye bisha amategeko yanjye si byiza ko bakomeza kubaho n'ibyo bubatse mbikuyeho mbese muvandimwe wumva uzarokoka kuri uwo munsi ikibazo cyo kwibaza ku iherezo rya rero Kristo umuremyi w'isi n'ijuru azabazaho nk'umujura ugenda nijoro kubera ko isi yuzuye ubusambanyi n'ibinezeza bibi
isinziriye mahoro y'umubiri gusa, nayo ntabwo ari hose. naho si hose. Abantu bigizeyo umunsi wo kuza kuwiteka rero ngo twavuze, bakerensa imiburo bahabwa harimo n'iyi ngiyi. Mu gasuzuguro kabo rero baba bavuga ngo uhereye ku kuremwa kw'isi byose niko bihora. Ibi bintu bahora babitubwira, twavutse babitubwira, maze bagahibwira mu mitima ngo tuzinezeza none kandi n'ejo tuzakomeza dutyo, niko bizahora, tuzarushaho kwinezeza. Ariko Kristo aravuga ati dore ndaza nk'umujura, azahana abantu bose bishe amategeko yayo. Aya majambo turimo kuvuga aboneka mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ni mu cyigisho cyitwa ngo ku musozi wa Elayono. Mu gihe Isirayeli izaba isinziriye ibazanye agasuzuguro ngo isezerano ryo kuza kw'Ingoro riri hehe, ibimenyetso bizaba bisohora, turabibona. Igihe umukobanyi wanga kandi akomeje kwigizayo uwo munsi rero, buri wese ashaka amafaranga mu buhemu. Igihe rero umukobanyi wanga ukura akomeza kwigizayo uwo munsi, igihe uzabona abantu benshi bashaka amafaranga mu buhemu, ndibwira ko itegeko rya 8 muzaryiga ngo rivuga ngo ntukibe. Igihe abantu biga amashuri asanzwe ariko bakanga kwiga ibyanditswe muri Bibiliya harimo n'amategeko y'Imana, mu bihe nk'ibyo, ibyo ni ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko mu bihe nk'ibyo Kristo Yesu azabatungura nk'umujura. Izo ngingo uvuze zirakomeye, keretse ubwazo tuziganiriyeho aricyo cyigisho gusa. Uburyo Bibiliya yanzwe, uburyo siyanse isimbuye Bibiliya rwose. Tuzi n'ibihugu nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo cyari cyasaga nkaho ari arbitre w'isi. Abana bigaga ko amateka bimbwira, ntabwo nagezeyo, ariko muri classe habaga ari amategeko y'Imana, bakiga Bibiliya, bakiga gusenga. Ariko ubu ni ikizira, ni ikizira, ndetse bifatwa nkaho ari ihohoterwa, bifatwa nkaho ari cengeza amatwara, abantu badahawe umudendezo wabo. Ngo rwose mureke si ngombwa ibyo ngibyo, abantu bazabyiga babigihitiyemo. Ubwo ntabwo tugiye mu mateka yo kurwanya Imana n'ukuri kwa Bibiliya, uhereye mu gihe cy'impinduramatwara igendanye n'inganda, cyane cyane no mu Bufaransa, Industrial Revolution. Ibyo byose byagiye bizana ubwenge budasanzwe, ibyo isi yita ubwenge nyine, ubumenyi bwa siyanse bukumira cyangwa se bwigizayo Bibiliya. Ubwo rero koko Bibiliya isimburwa n'icyo twita raison, reason, inyurabwenge, philosophical reason. Ngo nta mpamvu yo kugendera ku byanditse mu gitabo cya Bibiliya nk'uko biri literally, cyangwa se nubwo byaba ducukumbura nk'uko turi kubikora, ngo ibyo ngibyo birashaje, nta bwenge burimo, ngo umuntu akwiye gukoresha inyurabwenge ye, reason. Ariko ubwo mu bihugu by'Ubushinwa Bibiliya rwose baraziciye, n'abazikoresha barabaciye, babagira nabi cyane. Ni ibimenyetso rero bikomeye bitwereka ko Kristo ari hafi cyane. Nk'ubu mu gihugu cya Yemen barimo kurenganya abakrisito. Iyo twicaye aha ngaha mu mahoro, ntabwo tujya twubazwa cyangwa dukurikirana ibibera hirya. Izo zose ni intambara zo kurwanya Bibiliya. Ariko Eric, abantu bariga pe. Bariga cyane abantu se. Ntabwo ari ukubyirata, ariko kandi nawe amakuru ubanza, ariko nawe warize cyane. Ntabwo ari cyane. Bisigaye byoroshye kuba umuntu yakwiga kaminuza irenze imwe atavuye ahari. Cyane rwose. Kandi akiga ibintu bikomeye cyane. Yewe banza na Eric twicaye aha ngaha iyo nzira yaranyuze. Kandi ngiye ntago binteye isoni kuko inzira naranyuze. Ariko abadukurikiye muribaza kwiga kuri kaminuza 12 mu gihe gito cyane, zikomeye ku isi, 9 zo mu Amerika, 2 zo muri Israel, n'imwe muri Canada. Isi yamaze kuba umudugudu. Urumva ukuntu nize? Kandi ukongeraho 2 zo mu z'i Rwanda. Abantu bariga pe, bariga bakongeraho, umuntu akiga masters, yarangiza bakamubwira bati kugira ngo wishe kaminuza ntago masters ntago tukiyemera, ahubwo ukwiriye kuba ufite PhD, akagenda akiga PhD. Ariko igihe abantu biga byose baretse Bibiliya, icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko dushobora tuzatungurwa
abantu bamwishe bazatungurwa nuko Kristo azaza ibintu byose twubatse ku isi bigashira. Kandi bizashira bitewe nuko abantu bishe amategeko y'Imana. Twabibonye ubusambanyi, twabibonye gushaka amafaranga mu buhemu, ubujura bw'ubucakura bwinshi cyane butari kumena amazu. Buriho cyane njya mbona inzego z'igihugu cyacu zihangayikishijwe n'ubwambuzi bushukana abantu bafite. Habyo nabonye bita piramide. Hahora haduka ibintu bishyashya. N'ubwambuzi bushukana. Leta ikavuga iti nyamuntu umuntu bijyamo biriya bintu azahomba, bihanwa n'itegeko kandi azahomba. Umva rero habanje witwa Rambere, none haje witwa piramide n'ibindi bihari. N'ibimenyetso bigaragarira amaso yacu aho turi ko Kristo ari hafi. Rero Kristo ari hafi cyane, kandi ibiyengeshwa byose hano ku isi bizakurwaho. Akaga kararushaho kuri isyataburenge. Izuba yego rirakomeza urugendo rwaryo rusanzwe, nijoro rashobora kwerekana icyubahiro cy'Imana, tubona umucyo, imvura ikagwa, abantu bararya kandi baranywa, barahinga kandi bagasarura, bakubaka, bakarongora, bagashyingira abana babo nk'uko bisanzwe. Abacuruzi bararangura kandi bakagurisha. Abantu baracyarwanira imyanya myiza y'icyubahiro mu butegetsi, mu buyobozi butandukanye, no mu itorero, mu idini. Ababaswe no kwishimisha bahora mu mazu y'imyidagaduro, nza mbibona. Ubu ngubu dufite n'ahantu hagiye hatoranywa hakorerwa imyidagaduro ariko y'ibibi. Nza numva ahantu hatunganije neza ngo hasa neza bita mu Biryogo, sinahageze kuva hatunganywa, sinigeze nongera kuhanyura. Nyanuma ngo kisimenti n'ahandi bamwe barahandusha. Abantu barashaka kujya mu mazu y'imyidagaduro, mu mikino yo gusiganwa ku mafarashi nk'Iburaya n'ahandi, mu mazu bakiniramo urusimbi harimo n'ikiryabarezi na bya betting fault, ngo gutega n'imikino. Mu gihe isi rero mu muvurungano mwinshi nk'uwo nguwo, reka nkubwire muvandimwe Eric, igihe cy'imbabazi z'Imana cyo kigeze ku iherezo. Imana ijuru ryihanganiye abantu bishe amategeko yayo igihe kirekire, ntabwo bizakomeza bityo. Kandi hazaza hiteka ha buri wese muri aba bantu twese turi hanga ku isi harimo gushyirwaho iherezo. Satani rero we noneho ntago ahuze ahugiye muri ibyo nk'uko twabivuze. Satani we acungira hafi, arabona neza yuko asigaje igihe gito cyane ngo Kristo aze, kandi agakora kugira ngo agerageze kurimbura ubwami bw'Imana. Yashyize abakozi be ku murimo rero ngo bayobye abantu, babashuke, babahuzahuze, kugeza ubwo igihe cy'ubuntu Imana yabahaye kizaba kirangiye, kandi urugi rw'imbabazi rukikinga. Ni akaga gakomeye. Abantu bakwiye kumenya neza yuko kwica amategeko y'Imana ntibikuzahoraho, ingaruka zizaza kandi ni vuba. Buri wese akwiriye gukiza amagara ye. Ubwo ntekereje isomo riri mu Itangiriro igice cya 6. Yego. Ya mateka watubwiye yo mu gihe cya Nowa. Uwiteka aravuga ku murongo wa 3 ati, Umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Yego. Rero nkuko mu gihe cya Nowa byagenze, karimbuzwa amazi. Yego. Dufite ibihamya bidashidikanwa byo mu ijambo ry'Imana ko iyi si nayo igomba kuzarimbuzwa umuriro. Yego. Kandi ngo byo byose byishingiro bizayengeshwa no gusya cyane wavuze iryo somo. Yego. Rero naho umuntu wese kugitaho, ahari hari amagambo uvuzemo akomeye nk'ingingo z'igihe cy'imbabazi, urugirwa imbabazi, nibwira yuko muri bya byigisho twakomeje kubararikira kuzakurikira by'ubuturo bwera, ndetse no kumenya iby'amasabato y'Abisirayeli, tuzarushaho kumva neza iby'iki gihe cy'imbabazi buri wese yahawe ku giti cye. Tuzabirebaho ngira ngo kajambo kare nangize ngo karakwisobye. Iyi ngingo y'imbabazi ireba umuntu ku giti cye, kandi igihe cy'umuntu kishobora kurangira vuba, icyundi kikiriho. Ubwo rero buri wese akwiye kuzirikana ngo mbe ngo igihe cy'imbabazi nagenewe nyabuna ntigishobora kuba cyarashize cyangwa igiye gushira. Noneho agakabuza akihuta
kugira ngo nyabuna asingire ubuntu Imana yatugeneye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe ko byose biruzuye muri Krisito. Amina. Ndashimira ko Imana yatanze amategeko yayo ku musozi Sinayi. Yego. Ari nawe yashyizeho ubuturo bwera aho ngaho ku musozi Sinayi. Yego. Ngo wisha amategeko abona hakirira, abona agakiza. Yego. Rero Imana ni nziza, tuzunguka byinshi. Imana ni nziza, nta muntu igisigana nawe, ntabwo igigambira kuhimura ku bantu, ihora ibinginga ngo biyunge nayo. Amen. Babeho. Ntabwo Imana twifuriza nabi, ihora twifuriza kugira ngo noneho tugira ubuzima bwiza, yaba hanga mu by'ubuzima bw'ubugingo ariko n'ubugingo buzaza nabwo. Nyemera dutera intambwe. Mwari mwambajije rero kandi nibyo. Ni ryari mu ijuru bafata umuntu ko yasambanye? Tutaragira ku biri hirya y'inyegamo y'iryo tegeko, reka tuvuge mu buryo bw'ubugaragara iby'Imana yivugiye, ivuga ati nyamuneka nimukora mutya muzamusambanye ntimukabikora, ibi ntimukabikora. Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi ni igice cya 20 havuga neza, harondora neza uburyo abantu bashobora gusambana mu buryo butandukanye. Yego, nitwashaka duhere ku murongo wa 2, duhere ku murongo wa 1. Abalewi 20. Reka ngiye nsome ngiye nahageze. Yego. Ariko banza nawe wahageze. Nahageze. N'abadukurikiye batega amatwi. Nubwo nubwo ari amagambo asa n'ahari maremare, ariko abantu bihangane tuyasome. Ubu tugiye gusoma mu gitabo cy'Abalewi kugira ngo dusobanukirwe mu mboni y'ijuru, mu mboni ya Data wa twese. Iri tegeko rya 7 risobanuka rite? Murongo wa 1. Uwiteka abwira Mose ati ongera ubwire Abisirayeli uti nihagira umuntu wo mu Bisirayeli cyangwa mu banyamahanga babasuhukiyemo uha Moleki uwo mu rubyaro rwe ntakabure kwicwa. Abo mu gihugu bamwicisha amabuye. Iri jambo ntabwo turitindaho kuko ntabwo rihita ritujyana aho twashakaga. Ariko hepfo hari icyo bivuze, hari aho batujyana. Turumvikana? Abantu baraza kubisobanukirwa neza. Nanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu, mukure mu bwoko bwe, muhoye guha Moleki uwo mu rubyaro rwe. Akanduza ahera hanjye, agasuzuguza izina ryanjye ryera. Abo mu gihugu nibirengagiza uwo muntu uha Moleki uwo mu rubyaro rwe ntibamwice, ubwanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we, mukurane mu bwoko bwabo n'abamukurikiza gusambana, basambanisha gusenga Moleki. Ni ikigirwamana. Ahari twatangiye abantu batabyumva, natwe tutabyumva nk'uko biri umurongo byari bifite, ariko gusenga ko ariko kose guhabanye nuko ijuru ryabitegetse ni ugusambana. Aha ndabona hishwe itegeko rya 2, nibyo? Yego. Ariko ubwo kandi kwica itegeko rya 2 bisobanura kwica itegeko rya 7. Ubwo bibaye kwica itegeko rya 7. Ngira ngo twakomeje kubigarukaho tureba isano hagati y'amategeko y'Imana. Yego. Ku buryo ry'ihame rya Yakobo igice cya 2 avuga ati umuntu ucumuye kuri rimwe aba yacumuye byose. Yego. Bisobanutse. Aha noneho birasobanutse. Yego. Mbembereke we, hari abantu bagowe mu birere bitandukanye, aho usanga ababyeyi batanga abana babo bakabatanga mu mana zitamenyekana, imbaraga z'abadayimoni. Kandi koko izo mbaraga zikabafata zikabahindura ibimara. Umve ukuntu gusenga Imana, kubaha Imana bizana amahoro, kunyuranya nayo bizana akaga. Mwe naho usanga barahindutse ibimara, baraguramye ibirenge kandi byari bitunganye, barazanye imvunja zikabomaho, barabaye ibimara bagenda batavuga barajunjamye.
umubyeyi ukoze atya agatanga umwana amutanga muri izo mbaraga ntabwo abahisha itegeko rya kabiri gusa kuba gusenga ibigirwamana, abahisha n'itegeko rya karindwi abasambanyi. ahubwo se buriya itegeko rya gatandatu ryo ryaharokokeye n'ubundi yamwishe wa mwana uhindutse ikimara cyane rwose, bivuze mu mvugo itari nziza, ariko uhuye niyo ariko uriya mwana uriya ntiyamwishe, yamwishe rwose, yamutanzeho ibiguzi. kugira ngo abantu abakurambere abakera bashobora kubyumva kuruta urubyiruko, yego, yuko hari abantu baba bareretswe ibigirwamana, yego, kumurikirwa imandwa n'ibindi bitinya kubivuga, abantu badafite ubwenge bagacira inkonda, ntamenya ko igihe cyo kujya kuri toilette cyageze. Ni ibintu bibabaje cyane, bamwe no kwica baba bamwishe rwose, bahabwa za nyabingi n'ibindi nk'ibyo. Ndetse uvuze ko cyo kwica izo mbaraga n'ubwo buryo butandukanye bwo gusenga ibigirwamana bibategeka no kwica abantu, hariho haturuka kuroga ngo ubihawe akabwirwa yuko natica umuntu noneho nawe ari bupfa, kugira ngo ni nawe bikomoka. Bityo itegeko rya gatandatu rikokomeza kwicwa mu bihe bitandukanye. Hari abantu bagiye baturana n'abantu babi bameze batyo, kavuga bati kwa kanaka ntukanywe n'amazi, biba ari ikizamini gikomeye cyane. Aba bantu rero babishe n'itegeko rya karindwi, baba basambanishije gusenga ibigirwamana. Kandi umuntu uhindukirira abashitsi n'abapfumu, ariko turajyana niko byanditse nawe, kubibona rwose, ngo asambanishe kubashikisha no kubaraguza, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu mukure ku bwoko bwe. Bivuze yuko kujya kuraguza no gushikisha ari ugusambana. Kandi ubwo ndagira ngo mbwire abantu bazindurwa bahora bashakisha ngo abahanuzi ngo bababwire hazaza habo n'imibereho yabo y'ahazaza, baba barimo kuraguza. Na babandi ba apotrese na ba bishop babigize umwuga. Ega na leta z'isi ntabwo ari ukubishima hejuru, ariko na leta z'isi zabonye yuko ari abayesikro, bwabwambuzi bushukana, kandi bamwe bamaze kubyemera yuko koko ibyo byaha babikoze. Ubwo nimwabara kubyumva abadukurikiye. Ntabwo nshaka kubavugaho rero, naho yaba umukaridinari cyangwa papa, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kumenya hazaza hawe wa muntu udukurikiye. Ubwo bivuze ngo abayoboke babo bavuga bati tujye kubaza, bishe itegeko rya karindwi, kategori y'abagana abashitsi n'abaraguza. Ntabwo kure wa muntu utwumva, ntabwo kwe guhangayikishwa no kuvuga ngo mbengo azazanye hamaze hate. Umukobwa ngavuga ngo ariko ngo nshaka umuhanuzi umbwira niba hoko nzashyingirwa, nzabona umugabo. Umuhungu nawe atumurongo aho kugira ngo ajye kurambagiza no gutegura inzu n'ibindi, ahubwo akiruka nkajya ngo abaririza haba abahanuzi bari nuhanura kuruta abandi, ariko bamwita ngo ufite amavuta ngo kurusha abandi. Uyu muntu abantu baguye muri uyu mutego kandi barwa muri iki gika cyo gusambanisha, kuraguza n'ubushitsi. Niba ndi kubyumva neza, Bibiliya yagiye igaragaza isano dufitanye n'Imana nk'isano hagati y'umugabo n'umugore. Yego. Ubwo rero igihe cyose abantu bavuye ku Mana bakayoboka ibindi bigirwamana, yego, rya hame ryo gusambana, njyango nicyo watubwiye definition ya mbere waduhaye bijyanye no gusambana. Yego. Nuko umugore cyangwa umugabo yagiye mu bandi batashakanye nawe. Ubwo rero Imana nayo mu isano umuntu afitanye nayo yajyanijwe nk'umugabo n'umugore. Ubwo bisobanuye yuko igihe abantu bahindukiriye abandi, bahindukira abahanuzi ngo bababaze, yego, bahindukiriye ibigirwamana ngo babikorere ndetse babitura amaturo, basambanye. Yego. Kuko n'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo cyane cyane Paulo yandikira abantu batandukanye, yaba abikorinto, yaba Timoteyo n'abandi n'abitesalonike n'abandi b'abakolosayi, yarabandikira avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Burya rero abantu b'Imana baba basa naho bashyingiwe Kristo uwo nguwo,
ngo ababere umugeni, babere umukwe, ababere umugabo, iyo bitandukanije nawe baba basambanye, ari nacyo cyabonetse kugira aha. ngo umubyeyi watuganirije ku itegeko rya kabiri yabikomojeho, Yego, avuga ku ijambo rivuga ngo ndi Imana ifuha. ndi Imana ifuha. Ifuhe riboneka hagati y'abashakanye, Yego, Imana nayo igaragaza yuko ari Imana ifuha. yego. Umurongo wa 7 rero, nuko mwiyeze mubabera, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, kandi mujye mwitondera amategeko yanjye, muyumvire, ndi Uwiteka ubeza. Amen. Umurongo wa 9, umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa, kuko avumye se cyangwa nyina, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Genda kwa ko ntabwo katurebaga cyane, ariko iri ni itegeko rya 5. Yego. Nuwishe itegeko rya 5 akavuma se na nyina yagombaga kwicwa. Ariko umurongo wa 10 niwo tureba. Umuntu nasambana n'umugore wundi, sibyo? Kiwara kivuze. Nakivuzeho. Definition Irasobanutse. Usambanye na mukamugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Yego. Babyumvise? Umurongo wa 11. Usambana na mukase. Nukuvuga umugabo umugore wa so. Yego. Usambanye na mukase. Yego. Eric, dufite ingorane muri iki gihe. Usanga umugabo ahura n'ingorane cyangwa akaziteza, akabura umugore we. Yaba apfuye cyangwa ahuye n'izindi ngorane. Yego. Nuko akibwira mu mutima ngo nzarera abana banjye mbanze mbakuze, bakagira muri kaminuza rwose ngo nibwo nzashaka umugore. Hanyuma kubera ko muri babana be bakuze harimo n'umusore urangije kaminuza nyine, hanyuma wa mugabo utaratekereje neza, narengiye gukoresha imvugo abantu bakumva yuko namusuzuguye cyane, cyamututse, maze akagenda akazana umwana w'umukobwa w'imyaka 24, nuko akamushyira mu rugo ari muto ugereranije n'umuhungu we urangije kaminuza. Mbese wa mugabo uba wumva yuko ko udashyize mu kigaragaza uyu musore wawe warangije kaminuza, umuzaniye umukobwa imiruhande rwawe uvuga ngo ni umugore wawe, kandi atanamushoboye mu byo kuba. Mbese Eric kutumye rwose navuga inkuru ntashaka kuvuga, ntabwo ndi buyivuge. Uwo muntu vuba hanga kandi umuntu umwe mu bantu bazi ubutumwa bwiza, naratangaye ngira abantu bakakwitonda. Nuko aragenda aramuzana, biramunanira kubaka urugo nk'abashakanye, kandi abadukurikiye barabyumva bakuru cyane. Nuko umukobwa cyangwa se urumva yari umugore amaze gushyingirwa, ajya hanze ajya gusambana n'abandi bagabo benshi batandukanye. Biranamenyekana, abyemera hagati y'abandi bantu bavuga ko ari abizera, ati rwose ngiye simbihakana, ati kandi none mwishyire mu mwanya wanjye, muragira ngo ngenze gute? Ntabishoboye, nagiye gushaka ababishoboye. None rero uri kutubwira umugabo none uyu muhungu rero, uyu mugabo urangije kaminuza, Rukumva Eric, nagira aricyo akavuga ngo uyu ni umugore, ndabona tungana cyangwa ndamuruta nubwo ari umugore wa data, mwegereye nta kibazo, ndabona ari n'umwana kuri jewe, uyu muntu abasambanye. 12. Ibi bintu nubwo yenda turi kubyihutamo kuko umwanya ni mutoya. Yego. Ibi bintu bireze cyane mu bihugu bivuga ko byateye imbere. Aho rwose ariko burya no gutera inyuma. Bireze cyane aho nyine abantu bakunda gushaka abana bakiri batoya igihe bamaze gupfakara cyangwa se hari izindi mpamvu zibiteye. Yego. Kandi ukabona ni n'umuco ntacyo bitwaye. Societe yarabyakira. Cyambere wa mugore nyine yaraza kwiyegereza wa muhungu uri umukemurire bya bibazo. Yego. Mu gihe wa muhungu nawe arabona ku mugani nta gishya kibirimo, ari nta kidasanzwe, umuntu waje mu muryango, nta muntu uzabimenya, nta muntu ahohoteye, ntibiri bunamvune njya gutereta. Abantu bakwiye kwitonda. Umurongo wa 12 rero, umuntu nasambana n'umukazana we, bombi ntibakabure kwicwa, bazaba bavanze ibidahuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Hariya no gukazanura niko babyita mu Kinyarwanda. Kandi Eric ngira ngo ibyo bintu na hano twaba turi imbere yuko tuza hano twabivuzeho.
umuntu wese uryamana n'umukazana we abasambanye abavanze bidahuye. Niko birivuze ntabwo ari twe. Agomba kwicwa rero kandi urubanza rwe ruhama kuri we ntabwo ari abamwishe. 13 umuntu natinga undi bombe bazaba bakoze ikizira. Noneho ntabwo ari gusambana gusa. Ni ikizira pe batinganye. Tuzabirebaho mu buryo bw'umwihariko. Ntibakabure kwicwa rero. Bw'abatinganye banyumva bumva urubategereje. Nibitabana n'ubu ngubu ijuru bwaryo rizabyikorera. Urubanza rw'amaraso y'uwo muntu rero niwe ruzahama. Umuntu narongora umukobwa wa nyina. Umuntu narongora umukobwa na nyina. Urakoze cyane. Ubwo noneho nari ndi kwivugira imico cyane cyane mbona mu buva mu burengerazuba bw'isi. Yego. Umuntu agashaka umudamu babita abafiyemere mu kinyabupfura. Ni ukuvuga umukobwa wabyariye mu rugo. Yego akaba ageze mu myaka 40. Kera babyitaga nabi. Babyitaga igishuba ziba. Ariko ntacyo dukomeza. Akaba ageze mu myaka 40 nyamara yifite agakobwa k'imyaka 20. Bakaza bakabana muri iyo nzu ya wa mugabo maze kubashaka. Bikarangira wa mugabo ari umugabo w'umwana na nyina. Nishyano. Isi yacu igeze ku muteremuko. Igeze ahantu habi cyane. Umuntu we narongora umukobwa na nyina kizaba icyaha gikomeye. Gutinga twanye ko atari gusambana gusa ari ikizira. None kuryamana n'umukobwa na nyina ho ni icyaha gikomeye. Azatwikanwe. Ndimo ndasoma neza? Yego. 14 siburi se. Yego. Azatwikanwe nabo kugira ngo icyaha gikomeye kitaba kwishyanga. Kitaba muri mwe. Bazabatwike ntago ari ukubica gusa urupfu rusanzwe. Abantu bazabikinisha. Ariko ibi bintu ndagira ngo mbwire ko Eric hari abo duhuje umurage muri Adamu wa mbere. Ni kuvuga twakoze icyaha twese. Nanze kubita ukundi. Bo mu idini ya Islam. Ibintu bimeze nk'ibi n'ibihano bimeze nk'ibi baracyabitangabo. Uburyo batwika n'ukuri pe. 15 mbona bigenda gutyo. Yego. Vikana nuko bafite n'ibihugu. Yego bari ibihugu bakaba bishyiraho amategeko agendanye n'ibyo bemera. 15 rero umuntu naryamana n'itungo ntakabure kwicwa. Iryo tungo naryo muzaryice. Buriya Eric nabyo birahari. Bamwe baza batanga inzitwazo ngo n'ubundi byahozeho ngo nuko gusa ngo ubu ngubu bimenyekana cyane kubera ko ngo haje iterambere na tekinoloji. Ntacyo ariko nibwo tubibonye. Ngiye aho nakuriye ntabwo nigeze mbyumva. Ariko mu gihe cya vuba kubera ya tekinoloji hari igitangazamakuru kimwe sinje kucyamamaza gifite inkuru y'umugabo waryamanye n'itungo mu majyaruguru kandi ngo sirimwe bikoze si kabiri. Intama kandi hitipfa. Iteko rero ravuze ngo mwene umuntu bigaragara ko atabeshyerwa. Bamwice bakuri ikizira mu bantu. Kandi ni intama bayice. Ubwo se kubera ko kumba bayiciye ikizira, urumva kuyirya birimo. Niba bayishe kubera yuko yakorewe kandi yakoze ikizira, urumva kuyirya byemewe. Ubwo rero mu mvugo yanjye navuga ni bayice banayitabe cyangwa bayitwike. Ngira ngo turajyana. 16 kandi umugabo cyangwa nibyo umugore cyangwa umukobwa niyegera itungo ryose akaryamana naryo uzamwicane naryo urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Ndumva ari bimeze nk'ibya mbere. 17 umuntu niyenda mushikiwe Eric mva amatwi yanjye yumvise byinshi umugane w'abandi.
numvise umugore ukundanye na musaza we baregerana bararyamana, wenda si rimwe si kabiri, ariko byageze ubwo umusaza we atenda mushiki we ndetse inda irafata, ariko wa mwana arapfa. Barakomeza bemerewe yo kuryamana no gusambana, ndetse amutera inda ya kabiri nawe arapfa. Musaza na mushiki bararyamana muri iyi minsi. Aba bantu rero basangiye se cyangwa nyina bakarebana ubwambure, kizaba igihemu giteye isoni bazakurirweho mu maso y'abo ubwoko bwabo, kuko yambitse ubusa mushiki we, urankurikira, azagirirwaho no gukiranirwa kwe. ariko nabivuze kirirukanka kiriruka, ariko ino ngingo tuyihuje n'imico y'abatuzengurutse. yego, kuko hari abantu bifitiye iyo mico rwose bakumva nta kibazo kuba abantu basabana. Ubwo mpise nibaza muri filozofi y'abanyarwanda, reka ne kujya muri abaturanyi bacu, ariko ijambo ry'Imana rivuze bakwiye kuvuga bati amen. Mbese leta y'u Rwanda yari yasomye Bibiliya kugira ngo itegeke ko umuntu agomba gushakana n'undi ari uko bigeze mu gisekuru cya karindwi, cya kane, ni cya karindwi, ni cya karindwi, yego, urumva ari icya karindwi, ariko yenda nshobora kuba nibeshye. Bagereje gushyira kure rwose, bashyize kure ngo abo bantu bataba bafitanye isano ya bugufi. Kugeza ubu ntabwo nzi filozofi irimo, ariko nsomye iri tegeko ry'Imana nshobora kuyumva. Filosofi iyo ari yose yaba irimo, kuko inarimo, nta nubwo ni na filosofi, ahubwo ni science, ni ubuhanga. Yego. Kuko kuryamana n'uwo muhuje isano ya bugufi, noneho hakavamo umwana, uwo mwana avukana ibibazo, icyo twita generic accidents. Yego. Aho usanga mu mubiri we avuka harabayemo impanuka mu miremerwe ye, reka mvuge mu Kinyarwanda, ngenekereze mu Kinyarwanda, mu miremerwe ye harabayemo impanuka, ku buryo byoroshye rwose yuko wa mwana uvuyemo ashobora kurwara kanseri, kuko agira icyo bita autoimmune disorders. Ni ukuvuga ubudahangarwa bw'umubiri we burirwanya, buramurwanya aho kugira ngo burwanye ikiwutera. Abasirikare b'umubiri, abitwa abasirikare b'umubiri, barahindukira bakicana bo ubwabo aho gushyirira hamwe kurwanya indwara iteye umubiri. Hari indwara rero zitandukanye nyinshi cyane zo kwirwanya k'umubiri, autoimmune system. Nkurikije na ya story utubwiye ya nkuru, batubwiye ko abana batabaga, ntabwo babayeho rwose. Ubwo rero birashoboka ko koko, ariko waranabyize. Nanabyize, yego. Birumvikana yuko ibyo bintu bitamacika, ntabwo bihuye, kubera ko Imana yabitubujije izi neza yuko bitatubera byiza. Imana ijuru rizi neza ko ibintu byaturyohera, byatubera umumaro, byatubera umugisha, ntabwo yabitubuza. Yabibuzanije kubera yuko biteje akaga. Wazakora ubushakashatsi cyangwa wasanga ufiteho n'amakuru y'iyo miryango, cyane cyane y'abaturanyi irahari rwose ibayeho gutyo, batabibonamo ikibazo gushakana na bene wabo, ngo turebe niba izo ngorane koko zimanifesta mu byasaba ibindi biganiro, kuko urumva hazamo science cyane, kandi ahangaha ndibwira ko twaba tugiye ku ruhande, kandi bifite byinshi byo kuvuga by the way. Ariko birahari rwose, indwara zirahari, twakwerekana ingero, ubushakashatsi bwakozwe, birahari rwose. Murongo wa 18 rero, umuntu naryamana n'umugore uri mu muhango w'abakobwa akamwambika ubusa, azaba yambitse ubusa isoko ye, nawe azaba yiyambitse ubusa. Birumvikana, abantu badukurikira babyumve neza. Azaba yiyambitse ubusa isoko y'amaraso ye, bombi bazakurwa mu bwoko bwabo. Ariko ikibanza abantu bajya bakizirikana hari cyo
oya nanze ko ari kiri buhita utangarira ariko wowe kubera ko ukiri umusore nabyuze ubanza babyirinda kandi ubanza wowe waririnze koko ibintu uretse n'ibi ngibi n'ibindi utarigize ukoraho yenda hari ibintu by'imico ibintu by'amakinamico njya numva ariko kubera ko ngenda umugabo ndagira ngo nkubwire yuko ari ingorane ikomeye cyane ku bashakanye. Abagore bamwe bakoreshwa na Satani bajya binginga abagabo babo ngo baryamane nabo muri ibyo bihe by'umuhango, cyangwa abagabo bamwe bagashyiraho igitutu n'igitsure ku bagore babo guhohoterwa batabishaka, bagashaka kuryamana no mu gihe cy'imihango. Ibi bintu ni ubusambanyi mu maso y'Imana. Benshi turimo kuvuga ngo ni indorerwamo twishyize imbere ngo abantu barebe niba batarakoze iki cyaha cy'ubusambanyi. Bivuze iki? Umuntu ashobora kuba nta muntu bahuye umukobwa cyangwa umugore, akaba nta mugore w'abandi yigeze aryamana nawe, nta tungo, nta mushiki we, yarashatse umugore mu buryo bwemewe n'amategeko yo mu isi no mu ijuru, hari umuntu w'Imana n'umupasitoro. Rero abantu bishe amategeko y'Imana ku buryo n'ibintu bimwe byoroheje abantu benshi baba batazi neza yuko Imana ibyanga, ariko kuryamana n'umugore uri mu cyangwa umukobwa uri mu mihango ubwabyo, nubwo yaba ari umugore wawe bwite washatse mu byemewe n'amategeko yo mu isi no mu ijuru bagufata nk'umusambanyi. Mbega ukuntu mu byumba by'abagabo n'abagore abamarayika bandika yuko basambanye, ntiyamuciye inyuma, nta muntu yavugishije wundi, nta n'umugambi afite, ariko uko umugabo n'umugore bahuye mu ijuru bakandika ko basambanye kubera uburyo n'ibihe babikozemo binyuranye n'uko Imana yategetse. Umurongo wa 19, kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge, ukoze atyo azaba yambitse ubusa bene wabo ba bugufi bazagirwaho no gukiranirwa kwabo. Kandi ubwo hari abantu bafite imico myiza yo kumenya amasano. Rwose nshobora kuba ndi umusore cyangwa ndi umugabo ariko mfite mama wacu w'agakobwa k'imyaka 5 cyane. Rwose mu masano ugasanga abantu baba barabizirikanye kandi byiza, hari akavuga ati uriya mwana cyangwa uriya mwana w'umukobwa w'imyaka 16 ni mama wacu. Ahubwo ubwo bibaye gutya ni n'itegeko kubimenya, ni ihame kumenya amasano, kandi ubwo bene wacu nanze kubavuga ariko barimenya. Hari abantu tuzi neza bakurikirana amasano yabo, ariko akabazi kuri ari nyina wabo, uriya ni data wacu, nubwo ari umwana muto, nubwo ari agasore gato, ngiye nka bihindutse itegeko, ni itegeko kubimenya. Umuryango nyarwanda hari bishoboka kuba byagiye bicika bigabanyuka n'amateka yawe yego bibaye itegeko, noneho bibaye itegeko kubimenya. Abantu bakwiye kubizirikana, ni icyaha gikomeye cyane. Umuntu naryamana na mukase wabo azaba yambitse ubusa se wabo, bazagibwaho n'icyaha cyabo, bazapfa ari inshike. Oya se. Noneho tubonye impamvu n'ishyano rizarigwira abantu, tukora twibaza impamvu ngo mbe byabaye bite, nyamara kenshi na kenshi nuko biba byarabaye. Amategeko y'Imana aba yarishwe kandi ingaruka zayo zigomba kubaho kuko Imana ni serious. Umuririmbyi yaririmbye ngo Uwiteka ni serious, Imana ni serious. Reka tubanze twumva aka kantu, umuntu naryamana na mukase wabo. Yego. Ubundi se ubwo si nkaho ntaturanye na nyina, ahubwo nari mu kigero kimwe na nyina hari. Oya, kaso wanyu ni ukuvuga ni umugore wa so wanyu. Urumva bari muri jene, ariko birashoboka ko uko wari wivuze ko ashobora kuba ari mutoya. Yego. Kandi bari mu masano yakure ariko akaba ari se wabo. Oya, uzaryamana n'umugore wa se wabo bazapfa ari inshike, nukore pe. Nubwo ntibazabyara abana, nubwo bababyara kandi abo bana bazapfa. Ikintu gikomeye tujya dutuma abo tubyaye bakenyuka, bo bashobora no gupfa bafite ubugingo buhoraho, ariko twe tukabura ayo mahirwe yo kuba mu isi twitwa ababyeyi,
tukazicwa n'ako gahinda kubera yuko abantu bishite amategeko y'Imana. Ariko urumva ukuntu bikomeye? Birakomeye cyane. Bamwe batwumva bashobora kuvuga ngo kubara abahungu ibintu barimo kwibandaho ibi ni ibya kera. Ntimwabura kubona yuko ibi turi kuvuga n'izi ngaruka zibabira uruhande rwanyu habazengurutse cyangwa no mu miryango yanyu, ariko mutazi impamvu. Mubimenye ko ari ukubera yuko abantu bishe amategeko y'Imana, harimo n'Intego rya 6 ntugasambane. Kandi ubwo binyibukije Eric Intego rya 6. Rigiye kuvuga ku bintu nk'ibi ngibi yuko hari akazi katubaho ntitubimenye kubera ko Intego rya 6. Ubwo twemereye ko tuzaguha umwanya ukagira icyo bivugaho ko twarivuzeho. Yego. Kandi umwanya urahari rwose. Yego. 21 rero dusoza icyo twashaka kuvuga ahangaha kuri Intego rya 6. Umuntu rya 7 sorry. Umuntu niyenda mukamwene se kizaba ari ukwiyanduza, azaba yambitse ubusa mwene se, bazabe inshike. Kandi mu muco w'Abanyarwanda ubwo hariho gusigarira mwene so ku rugo igihe uzindukiye ku bene bacu bandi twavumye turavuga uwo muco urahari, kandi umuco mubi cyane Imana irabyanga yuko umugore ngo yashatse mu muryango aba ari umugore w'umuryango. Ntabwo ari byo. Usanga abantu babaye imibereho ntacyo bitwaye, ari ubutwari, ari ukurwanira ishyaka ry'umuryango, amaraso yacu atazajya hanze, atazandagara hanze. Uriko urabyumva? Rwose bifatwa nkaho ahubwo ari ubugira neza. Ari ubugira neza kandi ari ubutwari bwo kubungabunga umuryango. Ariko ibi bintu Imana irabyanga ku buryo si igitangaza ko bamwe muri abo bantu ingo zabo bashobora kuba inshike, abana babo bagashira, bashobora gupfa ari abana bato, bashobora kuvamo, ariko bashobora no gupfa bibabaje cyane ari abasore bagakenyuka. Mbega ukuntu bibabaza kubura abasore wabyaye n'abakobwa babyaye, cyane ko muri bene bacu abangabo kenshi na kenshi twibyara n'abana benshi kandi nta kibi kirimo. Ariko ibaze kugira ngo ufite abasore 5 bagende bakenyuka uzasigarura inshike. Imana ibaho umugisha, ibahe gusobanukirwa n'ibi ngibi yavuze. Twirinde nyabuna kubera ko kwica amategeko y'Imana ntago birangiriraho, bizana n'ingaruka. None se tukiraha rero, yego, hari amajambo ari mu gitabo cyitwa ibihame by'itorero umuzingo wa 4 mu bitabo dukoresha abadiventiste umunsi wa 7 byitwa umwuka w'abahanuzi. Baravuze kuri page ya 248 y'Icyongereza, baravuze ngo Imana ntizanyura hejuru akarongo naho kaba gato ko gucumura amategeko yayo, yamaze gusobanuka mu mucyo wayo kurusha uko yarari ku musozi wa Sinayi. Bivuze ngo uyu munsi dufite ibihamya byinshi, dusobanukiwe biruseho yego kuruta uko Mose yazanye bya bisate 2 by'amabuye ku musozi wa Sinayi, kuruta uko Adamu yari asobanukiwe no kwica itegeko ry'Imana. Twe dufite ibihamya byinshi, abantu kandi banakuje amajyambere mu kwica. Twavuze tuvuga ibya betting, tuvuga iby'ubwambuzi bw'ubuhemu, yego ntabwo byahozeho. Abantu bagenda bakuza amajyambere mu kibi. Ariko no gusora kubonuza Eric n'ubuhanuzi bwa Daniel, ababi bazarushaho kuba babi. Yego. Bazarushaho kugira inaribonye yo kuba babi. Niba rero Imana ijuru ritarihanganiye Adamu ariye ku rubuto, erega rubuto ntabwo rwarushaririye Adamu, Eva, ntabwo rwarushaririye Adamu, nta nubwo rwarushaririye Eva, rwari uryoshye. Nta nubwo Bibiliya n'umukonozi bitubwira ko hari indwara rwamuteye, ariko kwari ukwica itegeko gusa kubera ko yishe itegeko no kuvuga ngo hagarara ntukoreho. Niba kwica itegeko ry'urubuto kwa Adamu kwaratuzaniye akaga kangana gutya, abantu batekereza yuko kwica amategeko tumaze gusoma ahangaha mu Bareye 20 bazagubwa neza? Ntabwo bishoboka. Ubu rero noneho birasobanutse cyane ukuntu kwica amategeko y'Imana bingana n'akaga kazana nabyo. Kubw'iyo mpamvu rero, nubwo kaba akantu gato wumva nko kuryamana n'umugore uri mu mihango, ngo hakose ko gatwaye iki? Kuko Imana bivuze biteye n'ubwoba. Kuko Imana bivuze, ahubwo se ni ikintu cyoroshye. Wasomye ngo azaba yambitse ubusa
bombi bazakurwe mu bwoko bwabo. Ikintu ujyanishwa igihano cyo gupfa ni ikintu cyoroheje. ntabwo ari ikintu cyoroheje, Ntabwo ari cyoroheje. ntabwo ari ako Imana yakarengaho ngo ni ibisanzwe ngo ngiye ngo narisiramuje ngo nkora uburyo bwose ku buryo ngo isuku ngo kandi ngo n'uyu mugore ngo nubwo ngorwa n'imihango ngo yitayeho ngo yakoze isuku ngo kandi ngo nyuma y'aho ngaho twakoze isuku ngo dufite ngo za dushe ngo harimo amazi ashyushye nakonje ngo dufite n'imiti dutera muri dushe na toilette tumaze gukaraba ngo no ku buriri bwacu twahise tubivanaho ngo amashuka turagenda tuhita tuyashyiraho tuyabika tuzana andi meza, dufite amadarafu meza. Izo strategy zose zo uko byaba kose kuko Imana ibivuze ntabwo Imana izakirengagiza ako kantu. Aya majambo turimo kugenda tugira iterambere muri kwigira itegeko rya 7, abantu bazazirikana amajambo kuko Imana itazigira aca hejuru y'akarongo nubwo kaba gato ko gucumura amategeko yayo. Kandi umukiza wacu urabizi Kristo Yesu yazamuye ijwi rye yamagana umuntu wese wica amategeko nubwo kaba kantu gato. Ubwo ni Matayo 5:17 na 18. Kugira ngo abantu b'Imana mu biganiro byatambutse bagiye bituganiriza. Aha, reka tujye mbere rero niba ari uko byagenze. Niba Yesu avuga ati nunamurebye uretse ko wenda utarahagera. Ntago ndahagera ariko ntacyo ko mujye mbere. Nunamurebye gusa akamurarikira cyo kuryamana nawe mu mugore w'abandi cyangwa babandi babana mu rugo yambaye nabi nuko wowe duhura no mu muhanda no mu mamodoka urumva ni ibindi Yesu Kristo yakujije ubugari bw'amategeko. Yabisobanuye neza, ntabwo yabidramatizinze, ntabwo yabigize ishyano, ahubwo yarabisobanuye nkuko biri ngo hatagira umuntu uyobagiza. Yego. Akabangwa ngo byose byanditse hehe. Kristo yarabivuze rero avuga ko n'umurebye gusa akagira icyifuzo kuryamana nawe already yamaze kuryamana nawe yasambanye. Rero iyo imibereho yo kwica amategeko y'Imana yigisha mu buryo bwe imibereho yawe ubahogewe wowe Eric mu wowe tureba imibereho yawe yaba kwica amategeko cyangwa kuyubahiriza y'Imana, ubwo yerekana mu buryo bwuzuye ko wemera cyangwa urwanya ukuri. Ubwo abantu bahora bavuga yuko amategeko y'Imana yavuyeho, ubwo ntibabura kureba uruhande bahagazemo mu kwemera cyangwa kurwanya ukuri. Niba imirimo yawe rero wowe utureba nanjye isa niho urwitwazo abandi bantu bwo gucumura amategeko y'Imana, ako nta kandi kantu uzanyemo. Ntabwo ari njye nkazanye Eric, ntabwo ari njye nkazanye, niko ibyanditswe bya n'umwuka w'abahanuzi bivuze. Kwica amategeko kwawe, kwica amategeko y'Imana kwawe nanjye niba bitanze urwitwazo rw'abandi kuyica. Oya buretse gato, niba imirimo yawe yego niko bivuze, yego niko nsomye, isa niha urwitwazo abandi gucumura amategeko y'Imana. Yaravuze ngo bisitaze, waruvuze abantu bari mu muhanda babiyambaye uko biboneye, arumva yarimbye nta kibazo afite, ariko hari undi muntu biri buhangayikishe cyane rwose anacumura mu cyaha cyo gusambana kubera murarikiye. Aha rero birenze gukurura umuntu gukora icyaha nk'uko uri kubivuga, ahubwo bikagera ubwo bigera ku rwego rw'uko hari abantu bahora bavuga ngo ngo na babandi bavuga ko ubaha Imana ese nabonye babikora. Yego. Wabyumvise? Utanze n'uburenganzira ubaye akabarore. Ubwo ni igihe byakozwe n'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana we ni ikindi. Nugutira attention. Nugutira attention cyane. Kubera ko imibereho ye itumye abantu babona urwitwazo bati nawe arabikora, natwe kubikora nta kibazo. Nta kibazo kibiri. Ariko uyuwe utuma abantu bacumura we. Ngo ntago abakoze icyaha we bwe gusa, ahubwo ku rwego runaka azabazwa n'amakosa y'abandi nk'inkurikizi y'imigirire ye. Amagambo ahuye n'aya Kristo ndumva yanditse muri Luka, ntabwo Luka igice, ariko amagambo atubwira ngo ibisitaza ntabwo bizabura kuza,
ari kubizana azabona ishyano. Yego, ndumva ari ryo ihame rya kirisiti ryo ngiryo. nuko rero ngaho tujye mbere noneho. Yego. Mbese ubundi ntugasambane, uretse ko ibyo twasomye mu Balewi 20 nibyo tugiye n'ubundi kwinjiramo, ngo buri wese arebe ashyire ndorerwamo imbere ye, ngo arebe niba nyabuna atarigeze mu gihe runaka kwica itegeko rya 7. Ahari unkundiye twadusubikiye hano. Yego, kugira ngo tuzasubukure ubutaha. Yego. Turaza gukomeza ikiganiro ko bene data bazakibona uwundi munsi kugira ngo bitababera birebire cyane. Ubwo urashaka kutwinjiza currently uyu munsi, ese imibereho yo kumvira Imana uburyo isi sayishije mu kwicira itegeko bimeze biti? imibereho ya buri munsi. Imibereho ya buri munsi. Imana idufashe cyane kugira ngo izakomeze kuduha amagara mazima kugira ngo tuzagere uwo munsi tubashe kumva ubushake bw'Imana. Rero ndagushimira ko watwambura ibyanditswe byera. Ihame nabonye mu byanditswe nigishijwe no kwigihe iby'Imana bivuzwe, nta guca ku ruhande cyangwa ngo tujye kubigoraguza cyangwa ngo turebe izindi nzira byanyuramo kugira ngo twe kubyumvira nk'uko waruvuze babandi biteguye gukora isuku kugira ngo bice amategeko, ahubwo dukwiriye kuvuga tuti amen. Bisobanuye ngo bibe bityo. Ubushake bw'Imana ntavuguruzwa. Yego. Ijambo ry'Imana ndumva ari muri Yeremiya, uraza kunyibutsa neza aho Yeremiya yibajije niba ikibumbano cy'umukorikori cy'umubumbyi cyabasha kugisha impaka umubumbyi. Ni Yesaya wivuze cyane cyane. Yego. Ntabwo bishoboka. Turi bibumbano rero mu ntoki z'Imana, niyo izi uko yatugenza nuko byamera. Noneho wakoze kutujyana no muri siyanse ifatika yuko bya bintu igihe birenzweho hari ingaruka bizana, bityo ni mu rukundo rw'Imana ruhebuje yatubujije kugendera muri izo nzira. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ngira ngo rero tuzasubukura ubutaha. Reka ngusabe n'ubundi muri wa muco mwiza, nk'uko twatangiye dusenga dusaba Imana kugira ngo tuyobore mu kiganiro. Usenge ushima Imana yuko yatuyoboye kandi dusaba kugira ngo tuzongere kugira amahirwe yo kongera guhurira. Kadusenge Imana. Turagushimiye data yuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Turimo turashaka kubona neza uburyo amategeko yawe yagutse, kandi ni umugambi wawe ngo hatagira umuntu n'umwe wiyobagiza. Ahubwo ngo nitumara kumenya yuko twishe amategeko yari muri rya 7, tugusange twatura ibyaha byacu, tubabarirwe nawe, bityo duhabwe ubugingo buhoraho, uhabwe icyubahiro. Ntabwo wifuriza umuntu ikibi. Urakoze kuba twifurije ibyiza, ugiye kubyakira no kubigenderamo, ugiye kubisobanukira no gufata imyanzuro ya kigabo yo kwitegeka kugira ngo tugendere mu byo wavuze, kandi wasezeranye imbaraga zidasanzwe za Mwuka Wera n'imbaraga z'akaburankomyi zitubashisha kugendera mu byo gukiranuka. Nuko urushaho guteza intambwe tujya mbere, dore ko kwiyungaho no kwifatanya nawe tugusabye mu izina rya Yesu. Amina.